yarakabirijwe. Tom Close yabeshya abantu. Tom Close yatwaye guma abantu batera amabuye induru ziravuga, ariko si ikibazo cyo kuba yaragitwaye. Tom Close subiyamo indirimbo yakoze za 2008 kumva ntabwo zari nziza. Sinzi ukuntu byagera zakinwaga zonyine abantu bakazumva bakazikunda, ariko ntabwo zari indirimbo nziza. Tom Close nicyo kintu cya mbere muziho. Most overrated artist mu muziki w'u Rwanda. Icya kabiri discipline. Ari disciplined, n'umuntu byaranamufashaga cyane ku kuntu kuba bamwe overrated binava ku kuntu nyine aca yitonda cyane. Icya gatatu education. N'umuhanzi wize ubona ko afitiye akamaro igihugu, ariko kubyo guhanga byo abazambaro yazanabyihorere kabisa, kuko numvise n'indirimbo ejo bundi yakoze yitwa Cinema na Buddha, ibazwe nkunda Buddha ako nkumva ntago imeze neza. Tom Close simwemera neza mu by'imiziki aho urancese. Umwana akina n'ibere rya nyina nta kinakora ku bwanwa bwa se. Iryo jambo riri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ryavuzwe n'umugore wa Tom Close. Niyo nshuti Ange Tricia yagaragaje ko yababajwe bikomeye n'umunyamakuru Ngabo Robin wavuze ko Muyombo Thomas uzwi nka Tom Close ari we muhanzi wakabirijwe kurusha abandi mu mateka y'umuziki nyarwanda kuva mu myaka 30 ishize. Tricia yanditse ubu butumwa kuri uyu wa kane tariki 19 Kamena 2025 nyuma y'ikiganiro cyakozwe na Chita agaragaza ko ntawe ukwiye guhakana ibikorwa bya Tom Close. Ni ikiganiro yakoze nyuma y'impaka ndende zishingiye ku magambo yavuzwe na Ngabo Robin ubwo yari mu kiganiro 1-on-1 cya Tycoon Ndahiro, aho yarasabwe kuvuga ibintu bitatu azi kuri Tom Close. Tricia yavuze ko Ngabo ibyo yakoze ari amakosa, ndetse ko we kimwe n'abandi badakebuwe babyuka mu gitondo bagatuka igihugu. Yagize ati aba ni bamwe badafatiranywe kare ejo babyuka bagatuka igihugu cyababyaye. Wenda avuga Tom Close gusa, ariko ufashe n'abanyamakuru bose beza b'icyo gihe na radio na companies zatanze ibihembo zose uzigize ubusa. Ngabo Robin we ujye uvuga ibyawe uko ubyumva, ariko ntushyiremo abandi banyarwanda abenshi banakubyaye. Yakoresheje umugani w'ikinyarwanda abwira Ngabo Robin ko umwana akina n'ibere rya nyina ntakina akora ku bwanwa bwa se. Ushobora kwibaza uti ni iki Ngabo Robin yakoze muri iki kiganiro? Ngabo Robin yavuze ko Tom ari umuhanzi w'intangarugero mu myitwarire, anashima ko afite amashuri yisumbuyeho, ariko ahita yinjira mu mvugo yateje impaka ati ibintu navuga kuri Tom Close se ubu ni byiza kubivugira on air? Reka nivugire. Tom Close niwe muhanzi wa mbere wakabirijwe bikomeye mu mateka y'umuziki nyarwanda. Yakomeje asobanura ko itangazamakuru n'abafana aribo bamukuyeho icyizere vuba, ndetse akavuga ko intsinzi ya Tom Close muri Primus Guma Guma Superstar yagwiriwe n'amabuye y'abafana batabyishimiye bagaragaza ko batamubonaga nk'uyikwiriye. Ngabo yanasubije ku ndirimbo Cinema Tom Close yakoranye na Bulldog, avuga ko yayumvise atayishimiye ndetse amusaba kureka guhanga burundu. Ati kubyo guhanga byo uzambabarire unabyihorere kuko numvise indirimbo yakoranye na Bulldog kandi mukunda numva ntimeze neza. Tom Close simwemera mu by'imiziki. Ibi byateje impaka ndende ku mbuga nkoranyambaga. Abenshi mu bakurikirana umuziki nabo bakoranye na Tom Close bagaruka kumurengera, banasobanura uruhare rukomeye yagize mu iterambere ry'umuziki nyarwanda. Abamurengera bati Tom Close ni indorerwamo y'icyitegererezo. David Bayingana, umunyamakuru w'Imena, yavuze ko icyatumye Tom Close arushaho kuba udasanzwe atari uko yaririmbye gusa, ahubwo ari uko yabashije guhuza ubuhanga bw'ishuri n'ubuhanzi, ibintu bidakunze kubaho. Yagize ati icyatumye Tom Close arushaho kuba udasanzwe nuko yabashije kuba umuganga n'umuhanzi icyarimwe, kandi iyo mikorere myiza ihuza ubwenge n'impano byatumye aba icyerekezo mu rubyiruko rw'u Rwanda. Muyoboke Alex wamufashije kuva kera yavuze ko abantu bamwe bibagirwa uruhare runini Tom Close yagize mu muziki nyarwanda. Muyoboke yagize ati wari uhari ariko uribagirwa.
uyu niwe watangije byinshi tubona uyu munsi. Yabifatanyaga no kwiga ubuhanga, umurava. Uwo muntu yari afite umurava, urukundo n'ubwitange. Anita Pendo, umunyamakuru n'umushusharugamba, yavuze ko Tom Close yakoze umuziki mu bihe byari bigoye, agaharanira ishema ry'amashuri ye n'icyubahiro mu ruganda rw'ibyamamare. Ese koko Tom Close yarakabirijwe? Amateka ya Tom Close mu muziki ni umwihariko. Yamenyekanye cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 ubwo yari mu mashuri y'ubuganga. Indirimbo ze zakunzwe by'ikirenga, anegukana ibihembo bikomeye birimo Kora Awards, Salax Awards na Primus Guma Guma Superstar. Kuba yaraje guhitamo gushyira imbere umwuga w'ubuvuzi si ikimenyetso cyo gucika intege cyangwa kutagira impano, ahubwo ni icyemezo cyashingiye ku mibereho ye n'inzozi ze. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe bagaragaza ko nta muntu ukwiye kwemeza ko yakabirijwe atitaye ku rugendo rwe, uruhare yagize mu kwagura umuziki nyarwanda ndetse n'ubutumwa bw'indirimbo ze bwagize icyo buvuga ku buzima bwa benshi. Amagambo ya Ngabo Robeni yatumye abantu bongera gusubiza amaso inyuma, batekereza ku rugendo rwa Tom Close. Ariko nk'uko byagarutsweho na benshi, Tom Close si umuntu watejwe imbere n'itangazamakuru gusa, ahubwo ni urugendo rw'umuntu waharaniye inzozi ze agera ku byo benshi batarageraho. Mu gihe bamwe bavuga ko yakabirijwe, abandi bemeza ko yakoze ibyo abandi batari gushobora. Bavuga ko Tom Close ari umwe mu bantu bake bashoboye guhuza umwuga w'ubuganga n'ubuhanzi kandi bakabikora neza. Ku bari bato ni urugero rw'ukuntu inzozi zishoboka uko byaba bigoye kose. Hanyuma kandi uramutse wifuza ko tugutembereza mu rugendo rwa Tom Close kugira ngo agere ku nzozi ze, babitwandikira muri komenti, ubundi tukazakugira mu ruganda rw'ibyegeranyo tukagutegurira. Hagati aho ngaho njye mbaye mbashimiye. Amazina yanjye nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Imana ibarinde. Hasta la vista.